Iyi ni Cooking Fame, tubaye ikaze. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu tukimara turyamye. Mu Bugiriki bwo hambere bafataga gusinzira nk'umuvandimwe wa hafi w'urupfu. Urupfu nicyo kintu giteye ubwoba ku isi. Nawe udukurikiye aka kanya ukimara kumva iryo jambo urupfu, umutima wawe ushobora kuba utereye hejuru cyane. None se niba hari abafata gusinzira nk'umuvandimwe wa hafi w'urupfu, kuki abantu benshi twihutira gusinzira tukumva ari cyo kintu dukeneye gituma turuhuka? Ari njye, ari wowe ndetse n'abandi dushobora kuba tutahita tubona igisubizo aka kanya. None se wari uzi ko hari umubare w'abantu runaka baryama ariko ntibabashe kongera gukanguka burundu? Bisa nk'ibitangaje ariko bibaho. Uyu munsi kuri Cooking Fame twaguteguriye ikiganiro kivuga ku mpamvu zishobora gutera umuntu gupfa mu gihe asinziriye. Ntucikwe. Mbere y'uko dutangira, reka dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakoze subscribe ndetse n'abakomeje kutwoherereza comment zitandukanye mutubwira niba hari icyo twahindura cyangwa niba hari icyo mwifuza ko twabagezaho. Turashishikariza kandi abatarakora subscribe tubabwira ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bategurira umunsi ku munsi. Ni mu kanya tugatangira n'ikiganiro cyacu. Ku isi hari abantu batari bake bapfa mu ijoro basinziriye. Abantu benshi bakavuga ko icyabishe kitabashije kumenyekana. Ariko uko byamera kose, impamvu ziba zihari. Impamvu ziba zatumye bapfa ziba zihari. Izo mpamvu rero zigiye zitandukanye nizo tugiye kurebera hamwe kuri Cooking Fame uyu munsi muri iki kiganiro. Ubushakashatsi buvuga ko impamvu ishobora gutuma umuntu apfa mu gihe asinziriye ari trauma, uburozi cyangwa ibiyobyabwenge yafashe byinshi mbere y'uko asinzira. Hari abantu bakunda gufata ibinini bigabanya ububabare cyangwa bya kanseri nka morphine bakabifata ku kigero kiri hejuru. Hari abandi nabo barya ibyo kurya birimo uburozi kandi bakabirya batabizi. Abandi nabo bakoresha ibiyobyabwenge ku rugero ruri hejuru bumva ari ukwishimisha kandi mu by'ukuri barimo bafungura umuryango bajyana urupfu. Ibyo byose iyo ubikoze ushobora kuryama wizeye ko mu gitondo uri bubyuke ufite projet zitandukanye uri bukore, ariko bikarangira usinziriye ubuziraherezo. Ubushakashatsi buvuga ko indi mpamvu yatuma umuntu aryama agapfa asinziriye ari ukudakora neza k'umutima ndetse n'ibihaha. Ushobora kuba usanzwe urwaye indwara y'umutima cyangwa ibihaha, cyangwa se ushobora no kuba ubirwaye ariko utabizi. Birashoboka ko waryama wasinzira ibihaha byawe ntibibashe gukora neza, ibyo bigatuma umutima wawe nawe uhagarara gukora, ukabusezeye ku isi y'abazima. Niyo mpamvu abahanga mu by'ubuzima bagira inama abantu bose gukora controle y'umubiri wabo nibura rimwe mu mezi 6 kugira ngo bamenye uko bahagaze, barebe niba nta ndwara bari bafite kandi batabizi, bityo bahabwe ubuvuzi. Ubundi umutima ugira systeme n'uburyo wubakitse n'uburyo ufite imiyoboro iwugezaho amaraso ndetse ikayatwara no mu bindi bice by'umubiri. Iyo iyo miyoboro rero ihagarikiye aho gukora, nibashe kugemura amaraso ku mutima, umutima urahagarara, hanyuma n'ibindi bice by'umubiri nabyo bigahagarara. Iyo ni indi mpamvu ishobora gutuma umuntu ashobora kuryama ari muzima bugacya yapfuye. Aho ngaho bakavuga ko umuntu yahitanywe n'indwara y'umutima kandi mu by'ukuri atari asanzwe ayirwaye, cyangwa se yari ayirwaye akaba atari asanzwe abizi. Hari indi mpamvu ubushakashatsi bwerekanye ko umuntu ashobora gusinzira ntakanguke agapfa mu gihe asinziriye. Icyo ni igihe umutima urekeye aho gukora mu buryo butunguranye, ari byo bita cardiac arrest.
Ibi nabyo bishobora kuba mu gihe umuntu asinziriye, bityo uwaryamye azi ko ari bukanguka akajya mu mirimo itandukanye, akaba asezeye ku isi, ubwo ntituzongere kumubona ukundi. Iyindi mpamvu umuntu ashobora gupfa mu gihe asinziriye ni igihe habayeho arrhythmias. Ibi bikaba igihe umuntu asinziriye hanyuma umutima ugatera mu buryo butandukanye. Ushobora gutera cyane cyangwa se ugatera buhoro. Mu busanzwe umuntu muzima mukuru umutima we utera hagati y'inshuro 60 n'inshuro 100 mu munota. Ibi bisobanuye ko igihe umutima wawe uteye munsi y'inshuro 60 cyangwa ugatera hejuru y'inshuro 100, icyo gihe haba hari ikibazo. Ibi bishobora kuba nanone igihe umuntu asinziriye, ntabashe kubyuka agapfa igihe asinziriye bitewe n'icyo kibazo. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ikindi gishobora gutuma umuntu abasha kuba yapfa mu gihe asinziriye ari stroke. Stroke iba igihe amaraso atabashije kugera ku bwonko neza. Iyo bibaye mu ijoro rero mu gihe usinziriye, nta kabuza urapfa. Kandi mu gihe upfuye, abantu benshi bavuga ko batazi icyakwishe, ariko mu by'ukuri uba wishwe na stroke. Ubushakashatsi buvuga ko guhumeka nabi nabyo ari impamvu yatuma umuntu apfa igihe asinziriye. Ibihaha bifite akamaro ko kuyungurura umwuka ndetse no kujyana oxygene mu mubiri. Iyo ibihaha bitabashije gukora rero umuntu ntabwo ahumeka neza. Ibi bigatuma ashobora kuba yapfa. Ibi ngibi iyo bibaye mu ijoro ni cya gihe uryama wumva uri muzima ariko ntubashe kubyuka. Mukunzi wa Cooking Fame, nubwo inzira ya twese ari imwe, ari urupfu, ariko Imana yaduhaye uburyo butandukanye bwo kwirinda no gukurikirana ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho kandi neza. Reka tugerageze twisuzumishe indwara zose, tumenye uko duhagaze, bityo abarwaye babashe kuba bakwitabwaho n'abaganga kugira ngo tubashe kuba twasunika iminsi, tubashe kurama. Reka tubashimire ko mwakurikiye iki kiganiro cyacu, kandi tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Dushimire abakoze subscribe ndetse n'abakomeza kutwohereza comment zitandukanye. Turongera twibutse kandi abatarakora subscribe, tubabwira ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame ibategurira umunsi ku munsi. Turabakunda, duhari ku bwanyu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.